Nitwa Seri Valerie Mukandeze, nkaba mu muryango w'abagabuzi b'amahoro ya Kristo Mwami, ufite isoko muri paruwasi ya Janja, niho twavukiye muri diocese ya Ruhengeri. Umuryango wacu washinzwe na mama Maria Speciosa Donata, umubikira w'umwene bikira. Umuryango uvuka muri paruwasi ya Janja, ariho hari siyeje y'umuryango wacu. Dufite ubutumwa bunyuranye dukora ubutumwa bw'uburezi, cyane cyane kwita ku bana bafite ubumuga, uburezi budaheza n'uburezi muri rusange, aho dufata abana bafite ubumuga n'abana badafite ubumuga bose tukabarerera hamwe, tukabatoza uwo muco w'amahoro wo gukurira mu mahoro. Cyane cyane intego yacu aba ari ukugira ngo twimike umuco w'amahoro, amahoro, ubwiyunge, byose bikagendera hamwe. Abana bafite ubumuga n'abadafite ubumuga bose tukabarerera hamwe, cyane cyane ubwo burezi tugafatanya n'ababyeyi babo. Noneho ababyeyi babo tukabatoza uburyo bagomba gufata abana babo nta kubahutaza, n'abo bana tukabatoza uwo muco wo kugira ngo bakurane ntawe uhutaje undi. Muri ubwo burezi rero budaheza, dufite amakominote cyangwa uburezi mu bice by'igihugu binyuranye, mu madiyoseze yose atandukanye y'igihugu yose tuyabamo, tuyabonekamo. Noneho cyane uretse muri diyoseze ya Kibungo niho tutaragera, ariko mu madiyoseze yose dukoreramo ubwo butumwa. Ubwo burezi rero budaheza cyane cyane tubukorera muri paruwase ya Janja, aho dufite ishuri ry'umwihariko rya education inclusive, uburezi budaheza burera abo bana bose bafite ubumuga n'abadafite ubumuga. Tukongera tukagira ubwo burezi muri paruwase ya Muramba, paruwase yo muri diocese ya Nyundo. Uyu munsi rero twateranijwe n'ababikira n'abafurere bashimira Imana 7 bo mu muryango w'abagabuzi b'amahoro. Barashimira Imana kubera ko twakoze amasezerano ya burundu mu muryango nyine w'abagabuzi b'amahoro ya Kristo Mwami ku itariki 22 z'ukwa munane. Ubu none tukaba dushimira Imana ko abo bavandimwe 7 bishize hamwe bakaba baje gushimira Imana muri paruwase ya Muramba muri diocese ya Nyundo. Icyo twifuza rero nk'abagabuzi b'amahoro ya Kristo Mwami nuko twifuza ko ayo mahoro, ubwo burezi twabuhera ku bana batoya, noneho abo bana batoya tukabatoza uwo muco w'amahoro. Uwo muco w'amahoro ugakwira ku isi hose, ugakwira mu Banyarwanda ndetse no mu bakristo bose. Murakoze. Tugaruke ku tuntu nka tubiri. Ubu burezi mutanga butandukanira he n'ubundi n'ibindi bigo byaba ibya leta n'iby'abandi ku giti cyabo bafasha abo bana? Yego. Aho butandukanira nuko twebwe dufata abana bafite ubumuga n'abadafite ubumuga tukabahuriza hamwe, tukabarerera hamwe. Kandi noneho ubwo burezi ntabwo bwagerwaho tudahereye no ku babyeyi babo. Twebwe icyo dukora ni ugufata ababyeyi babo tukabaha amahugurwa, kuko twabihuguriwe, tukabaha amahugurwa. Uwo muco w'amahoro tukawubigisha, ariko abo babyeyi nabo bakadufasha, kuko n'uburezi bufatanyije tukabitoza abo bana ku buryo bakura bafite uwo muco w'amahoro kandi bakawutoza n'abandi. Icyo twibandaho. Ikiguzi kigendamo bigenda bite? Ikiguzi ntabwo twavuga ngo ni ikiguzi, kuko ni uburezi buba bugoye. Abana ntabwo twavuga ngo ni ikiguzi, ariko hari uruhare rw'ababyeyi tubasaba. Ariko ugiye mu kiguzi ntacyo wabona. Waha umuntu ukurerera umwana ufite ubumuga akamufata akamutoza, biba bigoranye, mbese ni umuhamagaro. Ugiye mu kiguzi ntago byakunda, kuko ni umuhamagaro wacu, nicyo twiyemeje. Ugiye mu kiguzi ntabwo wabona icyo bigura, kuko ni ibintu bigoye, ariko twarabyiyemeje. Nyuma y'uko mutangiye uyu muhamagaro, murishimira iki? Murabona biri kugira iyihe impact? Icyo twishimira ni uko twatangiranye n'abana
bigoye, aho batangiriye n'aho bagejeje ubu ubona hari impinduka nziza, kubera ko hari abana twafashe badashobora kugenda tubakorera ubuvugizi, turabafasha dukurikije amahugurwa twahawe, tubakorera ubugororangingo, tubakorera ubuvugizi, tujya kubavuza. None ubu nk'umwana twafashe, naguha nk'urugero, nk'umwana wamuvuze umuvugo, twamufashe agenda akururuka hasi, tumukorera ubuvugizi, tujya kumuvuza dufatanyije n'abaganga b'inzobere, turamugorora ku buryo twashoboye kumugeza mu kagare. Ubu yize primaire abiwacu ari twe tumufasha, yiga segonderi, none ubu ageze muri kaminuza kandi hari impinduka. Hari n'abandi benshi mudusuye mu bigo byacu, yaba Apagise Muramba cyangwa Apagise Janja, hose ubona hari amafoto uko umwana yagiye aza n'aho abageze, ubona hari impinduka igaragara. Kandi n'ubuhamya bw'ababyeyi nabo barabutanga bwinshi, n'ibintu bigaragara, ibikorwa birivugira. Uru rugendo mumazemo igihe murabona rukeneye iki kugira ngo aba bana mufasha? Se ni bose, hari abandi bakiri mu miryango batari bagerwaho n'ubwo bufasha mutanga? Yego. Mubona hakenewe iki? Igikenewe ni uko abantu twese twashyira hamwe, yaba inzego za leta, yaba inzego za kiliziya, hagakorwa ubuvugizi ku babyeyi, kuko urugendo ruracyari rurerure. Hari abana usanga bakiri mu giturage bataramenya ko bahabwa ubwo bufasha, bakaba bagera aho bagera, bakabagumana mu ngo zabo, ku buryo ushobora gusanga hari umwana ufite ubumuga udashobora kubona ubuvugizi cyangwa udashobora kugera mu mashuri. Kandi buri mwana nubwo aba afite ubumuga hari ibyo aba ashoboye. Buri mwana turamwigisha dukurikije impano ye cyangwa ubumuga afite, ku buryo buri mwana agira ikintu yiyongeraho, ku buryo haza iterambere, cyangwa se akagira ikintu yiyongeraho, ku buryo haba ubumuga afite n'ibyo twamwigishije nta mwana turafata ngo tumwigishe habura impinduka igaragara. No kwisanzura ku bandi, hari nk'ababa bafite ubumuga bukomatanyije ku buryo wenda adashobora kwiga ibintu by'imibare cyangwa ibindi, ariko nibuze akamenya gusabana n'abandi, akaba yamenya kubyina, akaba yamenya kwijyana nko kuri tuwarete. Ibyo byose aba ari ibintu amasomo agomba kwiga bitewe n'ubumuga afite. Tugana ku musozo, niba hari icyo tutakomojeho mwasigarukaho tukabashimira. Yego, murakoze. Icyo tutakomojeho ni uko yaba inzego za leta cyangwa inzego za kiliziya zakomeza kugira ngo dufatanye. Ubufatanye nibwo twifuza, kugira ngo dukomeze dutange uburezi bufite ireme aho turi hose. Twumva rero habayeho ubufatanye, hakabaho ubuvugizi mu nzego za leta ndetse no mu mahanga, ku buryo abana bafite ubumuga ndetse n'abandi bose dufasha hagira ikiyongeraho, ku buryo ibikorwa byacu bitera imbere. Kuko aho twanyuze hose tubona ibyo twatangiye hari impinduka bitanga muri sosiyete y'u Rwanda ndetse no muri kiliziya y'u Rwanda. Murakoze. Fasha n'iyi telefone ufatire zombi.
ngo hato tutazavaho tukabaza rubebe tukabatenguha tukibera intati. Ibibaranga ni urukundo, imbabazi nyinshi n'impuhwe nyinshi, no kutuba hafi muduhumuriza twajya gutsindwa mugatabara. Murakarama ababyeyi beza, nimwe tubuto tutarumbye, nimwe mitaga itazima izuba, nimwe nyange zibereye ijisho, nimwe rebero ry'imigenzo myiza, mukaba ibihozo mu bihe by'amage. Ibyo mwaduhaje ni byinshi cyane, sinabivuga ngo mbive muzingo, kuko rwose biruta impingo, ntibyanakwirwa no ku muzingo ngo yaba bavuga nabi Mungu. Kwitonda mukaduha urukundo, tugashishoza tugatera imitoto amatama yombi, tugatera intambwe zigana heza, tugakamirwa udateka tugatekana, nibyo binteye kubashima none. Mwadutoje ibizira amahamba, urukundo murudutamiriza uruhanga, ngo dutere imbere kwa gihanga, ngo maze twimakaze ubuhanga, ngo bityo tuzavemo abahanga. Ubwo mwadutoje buraturanga, Imana rurema tuzi kuyisenga, rurema mwashi turayihunga, ubaho turi hose turiranga, kuko twatojwe n'abahanga nabo batojwe n'umuhanga. Narabitegereje nk'abanyarwanda, mugira ibanga ryo kutaganda, nubwo mwanyuze mu bihanda, mwete wanyu wabaye umuganda, isengesho murigira umuhanda, wabagejeje ahaheza habahaye Rwanda. Babyeyi beza mwe mutubyara, mwoka byinirwa nabo mubyaye, turabakunda mukaturusha, ishema ryanyu nitwe mubyiruye, mukomerwa yombi mukamirwa yera. Icyizere mwakituremyemo turatuje, icyiza n'ikibi turavangura, icyerekezo tucyumva neza, icyemezo cyacu nacyo ni cyiza, tuzabaho umumaro byanze bikunze. Mwaragakoze n'uwo mukigakora ntimwikoraho, mwe musekura buhoro mukanoza cyane, icyuya mwatubiriye si icy'ubusa, intambwe mwaduteje zifite intumbero, dore kaminuza ntituzikangwa, ndayivimvira nta muvundo, ntacyo cyangwa y'amazi, ashima Imana yabaduhaye. Babyeyi beza batari bito, ineza y'Imana ibagumeho, rugabagarika ibiganza bagabire, mwishyuke iteka mu rutubyara, muzaguke mukwira isi hose, tuzabakunda ingoma ibihumbi. Amavu yanyu ntakabura amavomo, amavi yanyu zirimo amavunane, imperezo zanyu ntizikaburemo amavuta, no ku ruhimbi ntimukahabura yera. Banyaguhanga amaka n'amakamuri, mbifurije umutago utazima izuba, imigisha n'abagisha, ubugiri n'ubugingo, mwuka byara mubyagije nyinshi mwe, murakajya mu ijuru, nicyo mbifurije, nimba mbatutse n'amazi. Muragakunzwe kandi mukundwe, murakabyara mubyagije nyinshi, muragacutse imikuriramo nkesha imitavu, umugisha w'Imana ubahoreho. Yari uw'inganzo yagize inganzwa, uwo mwahitse mukamuha ibere, ubakorera mu nganzo mukanezerwa, impuhwe zayo Jeannette. Murakoze. Icyo kinyarwanda ngira ni porofesi ntabwo wakivugaga mbere, niwe wakigishaga, none numvishe abandi barimo kumukorera mu ngata rwose. Jeannette urakoze, urakoze.